Indwara y'agahinda gakabije. Indwara y'agahinda gakabije ishobora kwibasira abantu bose mu byiciro binyuranye ndetse ahantu hose ititaye ku myaka umuntu afite, umuco umuranga cyangwa igitsina hungu n'akobwa. Iyi ndwara y'agahinda gakabije kandi mu kwibasira abantu ntiyita ku bwoko cyangwa inkomoko y'umuntu, idini umuntu asengeramo, amashuri umuntu yize cyangwa se urwego rw'imibereho. Ikintu cyiza kuri yo ni uko abantu bayirwaye iyo bavuwe uko bikwiye bashobora gukira, bagakora kandi bakagira imibereho myiza n'iterambere ry'ubuzima. Reka tubibutse ko iyi ndwara iri mu cyiciro cy'indwara zo mu mutwe zikunze kwibasira abantu benshi. Iyi ndwara itera imikorere y'ubwonko guhinduka, aho umuntu aba yumva atishimiye ibimubaho, akiheba, akigunga kandi akumva ntacyo amaze mu muryango, muri make akipfobya. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe ibintu bitera iyi ndwara y'agahinda gakabije. Ibitera iyi ndwara si bimwe, ahubwo bigiye bitandukanye ku bantu bose bitewe n'imiterere ya muntu, gusa akenshi usanga ari uruhurirane. Kimwe mu byo abarwayi bahuriraho bitera iyi ndwara ni ukutabasha kwakira ibiri kumubaho, by'umwihariko muri byo twavuga imikorere ihindagurika mu mubiri. Ibindi abarwayi b'agahinda gakabije bahurireho bibatera iyi ndwara twavuga ibyemezo yifatira we ubwe mu buzima ndetse n'ibyo akorerwa n'abantu bamukikije. Ibindi bitera iyi ndwara twavugamo kugira ubukene, guhagarikwa cyangwa kwirukanwa ku kazi, gutandukana n'uwo mwashakanye cyangwa uwo mwakundanye cyane. Ibindi muri byo bitera indwara y'agahinda gakabije twavugamo kutabasha kwesa imihigo wiyemeje, kuba mu muryango wa hafi harimo wahuye n'icyo kibazo ndetse no kuba warigeze kugira ihungabana ukiri muto. Ibindi bitera agahinda gakabije twavugamo gukoresha imiti imwe n'imwe nka corticosteroid, beta blockers, interferon ndetse na risperidone. Ibindi bitera indwara y'agahinda gakabije twavugamo gukoresha cyane ibiyobyabwenge no kuba warakomeretse mu mutwe. Agahinda gakabije kandi gashobora guterwa n'indwara zidakira nk'agakoko gatera sida, diyabete, indwara z'ibihaha ndetse n'indwara z'umutima. Reka dukomereze ikiganiro ku bimenyetso by'indwara y'agahinda gakabije ku muntu uyirwaye. Mu bimenyetso byinshi by'ingenzi biranga umuntu ufite agahinda gakabije twavugamo kwiheba no kwigunga ndetse no kutongera kunezerwa n'ibyamushimishaga. Iyo ari umugabo cyangwa umugore wubatse ntiyongera kwishimira gukora imibonano mpuzabitsina kandi agatakaza ibiro ku buryo budasobanutse. Ibindi bimenyetso rusange twavugamo kugira ikizibakanwa, kubura ibitotsi cyangwa gusinzira cyane, gutinda gusubiza ndetse no gucika intege mu mubiri no mu mikorere yawo. Ibindi bimenyetso by'agahinda gakabije ni ukumva nta gaciro ufite no kwiciraho iteka, gufata imyanzuro itari yo kandi uhubutse ndetse no gutekereza nabi. Kumva ntacyo ukimaze rimwe na rimwe akaba yagerageza kwiyahura, guhorana amarira mu maso cyangwa se kurizwa n'ubusa, kwijima isura byerekana agahinda cyangwa no kwiheba. Ibindi bimenyetso by'agahinda gakabije twavugamo kutabasha gutumbira umuntu mu maso, impinduka mu mikorere n'imivugire, aho usanga akoresha ijambo rimwe gusa, yego, oya, simbizi, urakoze n'andi. Ibindi bimenyetso umuntu ashobora kumva aribwa mu ngingo no mu nda, guhindura imyitwarire, kutongera gutera urwenya, kurakazwa n'ubusa, kunenga abandi cyane, kwigaya no kunanirwa kurya. Reka dukomeze ikiganiro ku bintu wakora bikakurinda indwara y'agahinda gakabije ndetse no kwiheba. Ukwiye kugumana n'inshuti zawe magara zikuba hafi kurusha izindi kandi ukazibwira ibiri kukubaho biri gutuma wumva utameze neza kandi wihebye. Irinde kwigunga na gato ngo witarure abandi, ahubwo gerageza kwiyegereza abo ukunda cyane kurusha abandi.
niba mu buzima busanzwe ukunda indirimbo, gerageza kumva indirimbo zigufasha kumva umerewe neza kurusha izindi. Ntukwiye guhagarika ibiganiro byawe na muganga, ahubwo ukomeza umubaze kandi umugisha inama z'icyo wakora ngo umererwe neza kurushaho. Uko byamera kose, hora wiyumvamo ko igihe kizagera ugakira kandi ubuzima bwawe bukagenda neza ku murongo. Umuhanga umwe niwe yagize ati dum spiro spero, bisobanuye ngo igihe cyose ngihumeka ngomba kugira ibyiringiro. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo indwara isuzumwa. Ubusanzwe mu gusuzuma ubu burwayi bw'agahinda gakabije hibandwa cyane igihe uburwayi bumaze n'ibimenyetso umurwayi agaragaza. Ku rundi ruhande kandi nta bizamini nk'ibyo muri laboratoire cyangwa se guca mu cyuma bikenerwa ngo muganga yemeze ko ufite iyi ndwara, kuko akenshi kuganira na muganga biba bihagije. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo indwara y'agahinda gakabije ivurwa ku muntu uyirwaye. Ubusanzwe iyo uburwayi bworoheje, umurwayi ashobora kuvurwa no gukurikiranwa n'abaganga ataha mu rugo nta kibazo, akurikije gahunda ahabwa nabo. Ku rundi ruhande ariko hari igihe biba ngombwa ko akurikiranwa mu bitaro bitewe n'uburemere bw'uburwayi afite, kugira ngo akurikiranwe muri serivisi zabigenewe. Mu buryo bukoreshwa mu kuvura umurwayi w'indwara y'agahinda gakabije, uburyo bwa mbere ni ukuganiriza umurwayi, aribyo bizwi nka psychotherapy. Ku rundi ruhande, uburyo bwa kabiri bukoreshwa mu kuvura umuntu urwaye indwara y'agahinda gakabije ni uguhabwa imiti, aribyo bizwi nka antipsychotic. Mu gihe umurwayi akomerewe atabasha kuvurirwa mu rugo, ashyirwa mu bitaro akavurwa n'inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe umunsi ku munsi. Umuryango we, by'umwihariko umurwaza w'umurwayi, bahabwa inama z'uko bagomba kwitwara no kwita ku muntu wagize indwara y'agahinda gakabije. Reka dukomereze ikiganiro ku ngaruka z'indwara y'agahinda gakabije. Indwara y'agahinda gakabije ni isoko y'ubukene buterwa no gucika intege mu mikorere, by'umwihariko kutabasha kugira icyo ukora. Izindi ngaruka ziterwa n'indwara y'agahinda gakabije ni ukubura ibitotsi ndetse no kudahabwa agaciro mu bandi. Indi ngaruka ikomeye kandi yo kwitondera mu gihe umuntu arwaye agahinda gakabije ni uko ashobora gutekereza kwiyahura, by'umwihariko hari n'ababikora. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu.
amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.